kandi warubonye amahirwe yo kuba wahabonera umukiriya tuvuga ni umusubscribe. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ukuntu ushobora gukora logo yawe cyangwa se banner ya YouTube channel yawe ukoresheje application yitwa Canva. Byose turabikorera kuri telefone. Wowe icyo usabwa ni ukuntiza igihe cyawe iminota itarenze 5 akwereka byose ukuntu ushobora kubikora. Reka dutangire kuko igihe cyabaye amafaranga nta mpamvu yo gutakaza umwanya. Okay, ikintu cya mbere rero ukeneye ni application yitwa Canva. Uragenda uyidownloadinge, nimba ukoresha App Store cyangwa se Play Store uyidownloadinge, nurangiza uyifungure. Numara kuyifungura rero uragera hano hantu handitse ngo logo hano, nurangiza uhakande. Barahita bakuzanira ama template menshi cyangwa se utundi turogo abantu benshi baba baragiye bakora, ahubwo wowe ukaba wagenda ukagahindura.